Mwene data nshuti wo ukunda ijambo ry'Imana kandi tukaba duhurira kuri uyu murongo w'abahamya ba Kristo, ndagusuhuje mu izina rya Yesu. Ndakuramutsa cyane nkwifuriza amahoro ava ku Mana. Ndakwibutsa ko turi mu nsanganyamatsiko itubwira ngo kubeshwaho no kwizera. Tugeze ku cyigisho cyacu cya 7 kitubwira kiti ijambo riba muri mwe. Nkwibutsa ko ubushize twarebeye hamwe icyigisho kitubwira ngo kuneshereza muri Kristo. Ndagusaba ngo nimba wumvise ibyigisho kandi ukaba bifatiye hagati mu rwego rwo kugira ngo tuzagendane kandi ku iherezo tuzabona umugisha uvuye ku Mana, byaba byiza usubiye inyuma ukareba icyigisho cyabanje. Tumaze kwiga ibyigisho bigera kuri 6 kugira ngo iyi nsanganyamatsiko uzabashe kwiyumva mu buryo bwuzuye, kubera ko imibereho ya Gikristo ishingiye ku kwizera. Yesu yaravuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Kutarimbuka rero bishingiye ku kwizera. Nta w'Imana ukora ibyaha bye bari mu isi, ntabwo bishingiye ku mirimo yo gukiranuka twakoze cyangwa tuzakora, ahubwo Imana idukiriza muri Kristo. Reka turebe rero uruhare rw'ijambo ry'Imana igihe rigumye muri twebwe ku kwizera kwacu. Nyemerera tubanze dusenge. Mana yacu, mubyeyi mwiza udukunda uri mu ijuru, icyubahiro ni icyawe. Tugushimiye ko tugize abavandimwe twese binyuze mu mwana wawe Yesu, ubu twemererwamo tugahinduka abana bawe. Abamwemeye bose bakizera izina rye bahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Niko ubutumwa bwiza butwigisha, kandi uko ni ukuri. Nk'uko Yohana yakomeje abivuga ati ubu turi abana b'Imana, nubwo uko tuzasa kutarerekanwa, ariko tuzi ko Yesu niyerekanwa natwe twese tuzasa nawe. Muri aka kanya rero urifuza gutunganya imico yacu tukiri muri ubu buzima, kugira ngo ku iherezo tuzabe abantu bashobora kubana n'Imana mu bwiza. Dushoboze kumvira ijambo ryawe igihe riturarika, riduhana, riducyaha, ridutunganya, ngo uwo murimo riwusohoreze muri twebwe. Ubane natwe kandi utwumvishe iby'insanganyamatsiko, urusheho kudusobanurira ijambo ryawe, kandi buri wese watanze igihe cye kugira ngo aritege amatwi umuhe umugisha, umushoboze kugendera mu bushake bwawe bwahishuwe na ryo. Tubisenze mu izina rya Yesu, amen. Ijambo riba muri mwe. Umugaragu w'Imana Pawulo yandikira Abakolosayi mu gice cya 3 umurongo wa 16 yarababwiye ati ijambo rya Kristo ribe muri mwe, rigwiriye rifite ubwenge bwose. Byumvikane neza, iyi nteruro isubiza ibibazo by'imibereho ya Gikristo, ariko ndifuza ko twafata umwanya tukabireba mu buryo burambuye. Nta gushidikanya hari imbaraga mu ijambo ry'Imana kuruta imbaraga ushobora gusanga mu bindi bitabo. Imana ibinyujije mu muhanuzi Yeremiya yiyamenye abahanuzi b'ibinyoma bavugaga amagambo yabo aho kuvuga amagambo y'Imana, maze Imana irababwira iti muri Yeremiya igice cya 23 umurongo wa 28 na 29 ngo umurama uhuriye hehe n'ingano? Niko Uwiteka abaza. Mbese ijambo ryanjye ntirimeze nk'umuriro cyangwa nk'inyundo imenagura urutare? Aya ni amagambo umuhanuzi Yeremiya yanditse abibwiwe n'Uwiteka, kuko ni ijambo Uwiteka ubwe yivugiye. Rero aratubwira ati ijambo ryanjye rimeze nk'umuriro cyangwa nk'inyundo imenagura urutare. Mbese murumva imbaraga idasanzwe y'ijambo ry'Imana. Riri ijambo ry'Imana rihishwe mu mutima, rikingira umuntu gukora icyaha. Dawidi muri Zaburi 119 umurongo wa 11 yaranditse ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Igihe ijambo ryawe rihishwe mu mutima, ngira ngo muri kumva icyo rimarira umuntu, ntabwo acumura, rimurinda gukora icyaha. Ku mukiranutsi tubwirwa impamvu ibirenge bye bitanyerera. Muri Zaburi ya 37 umurongo wa 31 haranditse ngo amategeko y'Imana
iye ari mu mutima we, nta ntambwe ze zizanyerera. Kubera iki? Kubera ko amategeko y'Imana ari mu mutima we. Muri Zaburi ya 17 umurongo wa 4 nanone kadusoma uyu murongo, Dawidi yaravuze ati, kwitondera ijambo ry'iminwa yawe niko kumpa kwirinda inzira z'abanyarugomo. Kwitondera ijambo ry'iminwa yawe niko kumpa kwirinda inzira z'abanyarugomo. Nshuti muvandimwe rero, ngira ngo binyuze muri aya masomo urabyumva neza ko ijambo ry'Imana ari ryo mbuto itubyara ubwa kabiri. Intumwa Petero igihe yandikaga mu rwandiko rwa mbere yandikiye itorero mu gice cya mbere umurongo wa 22 kugera ku murongo wa 23, yaravuze ati, nuko rero ubwo mwiyejesheje imitima kumvira ukuri kugira ngo mubone uko mukunda bene data mutaryarya, mukundane mu mitima, kuko mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Ijambo ry'Imana niyo mbuto itubyara ubwa kabiri. Kenshi abantu iyi mvugo bayumva ari nk'inshoberamahanga, ngo wabyawe ubwa kabiri, kubyara ubwa kabiri, ariko nta kindi cyera cyirabura iyo mvugo isobanuye imibereho mishya abari muri Kristo Yesu bamwemeye bakemera kugendera mu byo abategeka. Iyo mibereho bagira izanwa nuko abantu bagenda noneho bakurikiza ijambo ry'Imana. Iyo niyo byitwa kubyarwa ubwa kabiri. Yego rero iri jambo ry'Imana, Bibiliya ndetse n'izindi nyandiko zahumetswe n'Imana, rifite imbaraga itanga ubugingo. Ni ijambo ryifitemo imbaraga yo kuzuka kuko ari rizima, rifite imbaraga. Niyo mpamvu igihe umunyezaburi yasenze asaba kuzuka, akaba umuneshi, akaba muzima biheshejwe n'ijambo ry'Imana, ibyo yabivuze muri aya magambo yo muri Zaburi ya 11 umurongo wa 25 n'uwa 50, aravuga ngo, unzure nk'uko ijambo ryawe ryasezeranije. Unzure nk'uko ijambo ryawe ryasezeranije. Mbese nawe waba uri umupfu wishwe n'ibicumuro n'ibyaha, kubera ko umuntu wese ukora ibyaha aba ari imbata ya Satani, kandi aba ari imbata y'ibyaha, uwo nguwo aba ari mu rupfu. Ariko uwihannye akagendera mu bugingo bushya nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, uwo nguwo aba avuye mu rupfu agiye mu bugingo. Ku murongo wa 50 nanone umunyezaburi arakomeza ngo, iki nicyo kimara umubabaro mu makuba yanjye no mu byago byanjye, nuko ijambo ryawe ryanzuye. Haleluya! Nuko ijambo ryawe ryanzuye. Niko umunyezaburi avuga. Mbese bite twebwe? Iyi mbaraga ikwiye gukorera mu bugingo bwacu. Dukwiye kuvuka ubwa kabiri. Nshuti bavandimwe, abantu benshi bahakana Bibiliya, abantu benshi ntabwo bemera ubutwari ifite bwo kubayobora, ariko nicyo gikoresho rukumbi Imana yashyize mu isi gishobora guhindura abantu, kigahindura ingeso zacu. Yesu yabivuze mu buryo bwagutse muri Yohana igice cya 6 umurongo wa 63, aravuga ati, umwuka niwo utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Maze aravuga ati, amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Rero ibi birakwereka ko imbaraga za mwuka w'Imana ziba mu ijambo ry'Imana, niho zituye. Mwuka w'Imana akorera mu ijambo ry'Imana, kuko amagambo Yesu atubwira niwo mwuka kandi niyo bugingo. Umenye ko ijambo ry'Imana ari imbuto itubyara ubwa kabiri kandi ikaduha ubugingo bushya. Rero niyo mpamvu iyo ubitse ijambo ry'Imana mu mutima wawe riguhesha kudakora icyaha. Ibyo nibyo bigomba gutuma wumva mu buryo bworoshye amagambo yanditswe mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 9, atubwira ati, umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora icyaha cyangwa se ibyaha, kuko imbuto yayo ariyo mbuto y'Imana iguma muri we, kandi ntabasha gukora ibyaha kuko yabyawe n'Imana. Mbega ukuntu byakabaye byoroshye kubyumva. Mu ijambo ry'Imana harimo imbaraga ikomeye ibasha guhindura ibitekerezo, igakangurira abantu, ikabagira ibyaremwe bishya. Nk'uko Pawulo yabyanditse mu Befeso abandikira, yarababwiye ngo, ukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera bizanywe n'ukuri nk'uko Imana yabishatse. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ribasha gukora ibi gusa igihe umuntu aryakiriye mu kwizera mu buryo bworoheje. Icyo ijambo ry'Imana rivuze ukacyemera, icyo ritegetse ukagikora, icyo ribujije ukakireka. Iki ni kwizera, utagiye guhangana naryo, ahubwo ugakora
ibyaryo. Intumwa Yakobo yaratwandikiye ati mujye mwumva iby'iryo jambo atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka, ahubwo mukore ibyaryo. Yego, tugomba kwakirana ijambo ry'Imana, kwizera mu buryo bworoheje. Igihe ubugingo rero buvutse ubwa kabiri ubugumanye, nibwo buzaguhesha guhora uri icyaremwe gishya. Kubungabunga ngo udakora icyaha bifite imbaraga zikomeye, kimwe n'imbaraga yo kukurema, kuko igihe uvuye muri Kristo ukongera ugakurikiza ibya kamere aho gukurikiza ubushake bw'Imana bwahishwe mu ijambo ryayo, uzongera usubire mu rupfu. Rero nshuti muvandimwe, ndakumenyesha ko Yesu we rugero rwacu rukomeye, yaduhaye icyitegererezo muri ubu buzima. Iyo Satani yamugeragezaga mu buryo bwose, igisubizo cye yatangaga cyonyine cyari iki, ngo handitswe ngo. Iki gisubizo kandi ntabwo yagitangaga gusa, ahubwo cyabaga gikurikiwe n'inyandiko y'ibyanditswe ihangana neza n'ikigeragezo kije. Rero niba ushaka guhagarara wemye imbere y'ikigeragezo, ugomba gukora nk'ibyo Yesu yakoze igihe yarageze imbere y'ikigeragezo. Nta bundi buryo buhari. Dore urugero, Zaburi ya 17 ku murongo wa 4, Dawidi yakoresheje amagambo avuga ngo nkoresheje ijambo ry'iminwa yawe ryandinze inzira z'umurimbuzi. Nkoresheje ijambo ry'iminwa yawe ryandinze inzira z'umurimbuzi. Mu kuvuga uburyo rero umurezi wa bene data yajugunywe hasi, ijwi rivugiye mu ijuru riravuga ngo, ni mu Byahishuwe igice cya 12 hano umurongo wa 11, umuhishuzi yaranditse ngo, nabo bamunesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo. Ijambo ryo guhamya kwabo ni ijambo ry'Imana ryarindi umunyezaburi tumaze gusoma muri Zaburi ya 17 umurongo wa 4 yahamije, avuga ko iri jambo ry'iminwa y'Uwiteka ryamurinze inzira z'umurimbuzi. Rero abantu bazanesha Satani muri iki gihe ni abazamuneshesha amaraso y'umwana w'intama ndetse n'ijambo ry'Imana. Yego, ibi bishobora no gukorwa gusa mu gihe ufite ijambo ry'Imana kandi rikaguma muri wowe. Umwuka yatangiwe kugira ngo azane ukuri wabitse mu bitekerezo byawe, maze uko kuri kugufashe mu gihe cy'ibigeragezo. Ariko niba utarafashe umwanya ngo wige amagambo y'Imana abe muri wowe, abe mu ntekerezo zawe, noneho ntabwo uzashobora kuyibuka. Ariko niba warabitse ijambo mu mutima wawe, Umwuka Wera azakwibutsa mu gihe ugeragejwe, azakwibutsa bya bindi wabitse mu bitekerezo, maze akuzanira ijambo rivuye mu bitekerezo byawe wabitsemo, rizakubashisha kunesha umushukanyi. Iyi ni imibereho ya Gikristo. Rero buri mukristo wese abasha guhamya imbaraga z'ijambo ry'Imana mu bihe nk'ibi. Igihe ushatse kwirata ubwawe ko hari ibintu bikomeye wagezeho mu kunesha, dore amagambo ubwirwa agomba gutuma wowe ubwawe utishyira hejuru. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa mbere mu gice cya 7 yarababajije ati, mbese ninde wabatandukanije n'abandi? Kandi icyo mufite mutahawe ni igiki? Ariko niba mwaragihawe, ni iki gituma mwirata nk'abataragihawe? Rero iyo ibitekerezo bikaze bikurwaniyemo bishaka kugutegeka, imbaraga yo guhosha ayo marangamutima arimo imivurungano nta handi tuyikura, ahubwo tuyibona muri aya magambo atubwira mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 13 n'urwa mbere nyine murongo wa 4 n'uwa 5 ngo, urukundo rurihangana, urukundo rugira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu. Urwo ni urukundo. Iyo ugize rero uburakari burenze kwihangana, ijambo ry'Imana rigucyaha mu bwitonzi, nk'uko biri mu rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 24 riti, ariko umugaragu w'umwami wacu ntakwiriye kuba umunyamahane, ahubwo akwiriye kugira neza kuri bose. Gutekereza ibyo biguhesha gutuza. Aka niko kamaro ko kubika ijambo ry'Imana mu mutima, nuko rigenda rihangana na buri gitekerezo cya kamere gishatse kukuzamukamo, maze intambwe ku ntambwe ukagenda utsinda. Rero hari n'andi masezerano menshi ukwiye kongeraho kandi meza y'agaciro ari mu ijambo ry'Imana, ahesha intsinzi ubugingo bwawe igihe uyagundira kubwo kwizera. Abantu ibihumbi byinshi b'Abakristo babifitemo ubunararibonye
iyi ngingo ndi kubabwira nuganira nabo bazaguhamiriza ko bagiye banesha binyuze mu magambo yoroshye yo mu ijambo ry'Imana. Uku nguku niko abantu b'Imana bose babaho, kandi niko bagiye babaho uhereye mu bihe bya kera. Ubu nibyo bitubeshejeho. None se imbaraga ziva hehe? Imbaraga ziboneka mu magambo Yesu yivugiye ati, amagambo mbabwira ni y'umwuka kandi y'ubugingo. None se bakubaza ngo ni umwuka wuhe? Ni umwuka wa Kristo. Nuko rero menya ko imbaraga z'umwuka ziri mu ijambo ry'Imana. Ni ukuri ko Kristo ari mu ijambo, kuko Kristo ari we jambo. Umwuka w'Imana ukorera mu ijambo ry'Imana. Rero nshuti muvandimwe, ndifuza ko tugana ku musozo, kubera yuko hano urumva neza ibanga ry'intsinzi, nuko amagambo y'Imana aguma, ni amagambo y'Imana agomba kuguma muri twebwe. Nshuti, Yesu yavuze ngo mugume muri njyewe, kuko nimutaguma muri njyewe ntacyo muzabasha gukora mutamfite. Ariko ku bantu benshi ntabwo bazi uburyo bashobora kuguma muri Kristo. Tuguma muri Kristo gusa binyuze mu kuguma mu ijambo rye. Abantu benshi bifuza cyane ko Kristo azaza akibera mu mitima yabo, kandi bakibwira ko impamvu atabikora ubu ngubu ari uko ari abanyabyaha, maze bagahitamo kuruhira ubusa bagerageza kwigira beza kugira ngo Kristo abone gutura muri bo. Ariko bene abo ngabo ndagira ngo ngire ikintu mbabwira. Aba bantu bibagiwe ko Kristo ataza mu mutima w'umuntu kuko uwo mutima utarimo ibyaha, ahubwo Kristo niwe uzamo kugira ngo yirukanemo ibyaha. Maze kandi aba bantu bakibagirwa ko Kristo ahwanye n'ijambo rye. Rero igihe wiga ijambo ry'Imana rikaguhindukira inshuti ihoraho, ukiyegurira imbaraga zaryo buri munsi, Kristo azatura mu mutima wawe. Iyo ubitse ijambo rye mu mutima wawe, uritekerezaho amanywa nijoro, kandi ukaryizera ufite kwizera koroshye nk'uko umwana, ubwo Kristo aba atuye mu mutima wawe kubwo kwizera, kandi uzabona imbaraga yikomeye, ariyo mbaraga irema, ariyo mbaraga ikubashisha kunesha no gucika ku ngeso mbi za kamere zari zarakunaniye. Mbese urumva ayo magambo nkubwiye anejeje? Ngewe nyatekereza haranezeza. Iyo uje ku Mana mu isengesho ryo mu rwiherero, Mwuka Wera kwibutsa amasezerano y'Imana amwe wahoze wiga mu byanditswe, maze aya masezerano aragufasha, cyangwa se aya magambo agucyaha. Mbese ntiwumva ko iyo uyemeye mu by'ukuri Kristo aba atuye muri wowe, afite imbaraga zingana na zimwe yaremesheje amasi ayakuye mu busa? Ubwo ese ntiwumva uburyo ijambo ryambaye icyubahiro bundi bushya mu bitekerezo byawe? Niyo mpamvu rero Dawidi atarambirwaga kuririmba indirimbo zo gushima Imana. Reka igitekerezo cy'uko Imana iri mu ijambo kiba imbaraga nshya kuri wowe, kugira ngo ubone imbaraga zo gukora umurimo wawe, kandi ubone uko ufata umwanya munini wo kugaburira intekerezo zawe ibikomoka ku isoko y'imbaraga z'Imana, ariyo bikomoka mu ijambo ry'Imana. Nibyo ngusabiye nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Urakoze Mana, urakoze kutwibutsa agaciro k'ijambo ryawe, kandi ko uguma muri twigusa binyuze mu kubana nawe mu ijambo ryawe. Iyi ni inkuru nziza, kandi ibi biratwereka kuri hafi yacu cyane, ndetse buri wese ashobora kukubona akabakabye. Dufashe, uduhe urukundo rwo gukunda ibyanditswe byera, kandi uduhe kugirira inyota amagambo yawe, maze izi Bibiliya twaguze twabitse mu mazu yacu, uduhe kongera kuzikunda urukundo rutangaje, kandi tuzige kugira ngo tubikire amagambo mu mitima yacu ngo tutagucumuraho. Ku iherezo uzaduha ikamba ry'ubugingo. Nibyo nsabiye buri wese wakurikiye amagambo, nanjye mbyisabira ngo biduhere ubuntu nk'uko wabisezeranye, mu izina rya Yesu, amen. Murakoze inshuti bavandimwe, mumaze kumva iyi miburo ibagezwaho n'urubuga rw'abahamya ba Kristo. Dore umwaka wa 2025 uratangiye. Turashima Imana ku byo yakoze umwaka ushize ndetse n'ibihe byashize. Abahamya ba Kristo bafite ibyigisho kuri YouTube, washyira mu ishakiro ugashakisha Abahamya ba Kristo podcast, ndetse wareba kuri Spotify, X, Instagram na Facebook n'indi miyoboro itandukanye. Duharanire twese kuba
mu ruhande rwa Yesu Kristo ubwo muri uno mwaka mushyashya dutangiye, tuva mu byaha kandi tumwitegura kuko ari hafi kugaruka. Duhitemo Yesu bikiri none kuko ejo atari ahacu. Ushaka kutwandikira wajya ku rubuga www.abahamyabakristo.org cyangwa kuri email abahamyakristo@gmail.com na telefone guteranya 1 7 7 856 6 Abahamya ba Kristo twishimira abatubaza ibibazo cyangwa baduha ibitekerezo. Musangize inshuti n'abavandimwe. Uwiteka abahe imigisha muri uno mwaka mushyashya dutangiye, uzababere mwiza, muzagira ubuzima buzira umuze. Imigisha n'amahoro biva ku Uwiteka bibahoreho.